Muraho, tubahaye ikaze n'akaribu kuri urubuga Menya isuzumishe kare MIK TV, aho tuganirira uburyo twabungabunga ubuzima bwacu n'abacu, bityo tukagira ubuzima buzira umuze. Nk'uko twabibamenyesheje mu kiganiro cyabanjirije iki, uyu munsi turaganira ku kamaro ko guca muri ekogarafi ku mudamu utwite mu gihembwe cya gatatu. Igihembwe cya gatatu gitangira ku byumweru 24 kikagera ku byumweru 36, cyangwa kuva ku mezi 6 kugera ku mezi 9. Ekogarafi ikozwe mu gihembwe cya gatatu idufasha gusuzuma ko umwana ameze neza ndetse ko n'ibimurera bimeze neza. Icya mbere dusuzuma ni ingobyi iya nyuma. Iya nyuma ni urugingo ruba muri nyababyeyi iyo umudamu atwite, ruhuzwa n'umwana n'ururera umbilical cord. Binyuze mu rurera, iya nyuma igaburira umwana umwuka mwiza, oxygen, ndetse n'izindi ntungamubiri umwana akenera ngo abeho. Iya nyuma itoranya ibikenewe mu bidakenewe n'urusoro cyangwa n'umwana, bityo bimwe ikabiha karibu ngo bigere ku mwana, ibindi ikabikumira. Urugero ni vitamine B12, iyi irayireka ikagera ku mwana kuko ni ingenzi ku mwana. Ariko virusi nyinshi harimo na virusi itera sida ntizibasha kugera ku mwana, iya nyuma irazikumira. Nicyo gituma umugore utwite yaranduye virusi itera sida adashobora kwandura umwana atwite ukiri mu nda, icyo akora ashobora kumwanduza amubyara, kuko mu kumubyara ashobora gukomereka, bityo amaraso ye akivanga n'aya mama we. Mbere yaho iya nyuma ikumira virusi itera sida ku buryo itagera ku mwana. Iya nyuma cyangwa ingobyi isohora imyanda y'umwana. Hari ibinyabutabire byangiriza iyi mirimo y'ingobyi y'umwana, urugero ni cadmium, ikinyabutabire kiboneka mu itabi, cocaine iboneka muri Coca-Cola na chocolate, ethanol iboneka muri alcohol, opium iboneka muri narcotic drugs cyangwa bya binini bigabanya ububabare, ndetse n'imiti bifashisha mu gusinziriza abarwayi kwa muganga. Ibi binyabutabire iyo bibaye byinshi mu ngobyi bituma itabasha gusohoza inshingano zayo, bityo umwana akamererwa nabi ndetse ashobora no gupfa. Ubusanzwe mu minsi ya mbere y'inda, ingobyi cyangwa iya nyuma iba iteretse hafi n'inkondo y'umura, gusa uko igihe cyo kubyara cyegereza, nayo igenda ihunga inkondo y'umura kugira ngo itange umwanya n'inzira umwana azanyuramo avuka. Hari ubwo uru rugingo rutimukana n'igihe muri nyababyeyi, ugasanga rwiteretse aho rufunga inkondo y'umura, ari nayo nzira umwana acamo iyo avuka, kandi igihe cyo kubyara cyageze, ibyo twita placenta previa. Kugira ngo umwana avuke byamusaba kubanza gushwanyaguza ingobyi, kandi mwibuke iyi ngobyi niyo imugaburira intungamubiri ndetse na oxygen. Hamwe na ekogarafi mu gihembwe cya gatatu, abaganga babasha kubona ko iyi ngobyi igiteretse ku nkondo y'umura, bityo ko izabangamira umwana mu kuvuka kwe. Iyo inda igeze ku byumweru 36, ingobyi igiteretse ku nkondo y'umura cyangwa yegereye inkondo y'umura cyane, iri mu ntera iri munsi ya santimetero 2 uvuye ku nkondo y'umura, abaganga bateguza umugore utwite iyo nda ko azabyara abazwe, mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwe n'ubw'umwana, ngo aba bombi bagire ubuzima buzira umuze. Hari uburyo bune ingobyi ishobora kuba yiteretse muri nyababyeyi,
bibangamira imivukire y'umwana, bikagira n'ingaruka ku buzima bwe ndetse n'ubw'umugore utwite bene iyo nda. Ubwa mbere ni iyo ingobyi cyangwa iya nyuma yegereye cyane inkondo y'umura ku buryo intera iri hagati y'inkondo y'umura n'iya nyuma iri munsi ya santimetero 2 (low lying placenta). Ubushakashatsi bugaragaza ko uko iyi ntera irushaho kuba ngufi ari nako ababyeyi bagerageje kubyara neza bagira ibyago byo kuva cyane bakongererwa amaraso menshi. Ubwa kabiri ni iyo ingobyi cyangwa iya nyuma ikora ku rubega rw'inkondo y'umura gusa idatwikiriye inkondo y'umura yose, marginal placenta previa. Ubwa gatatu ni iyo ingobyi cyangwa iya nyuma itwikiriye 1/2 cy'inkondo y'umura, partial placenta previa. Ubwa kane ni iyo ingobyi cyangwa iya nyuma itwikiriye inkondo y'umura yose, complete placenta previa. Ni byiza guhitamo kubyara ubazwe mu gihe inda igeze ku byumweru 36, ingobyi cyangwa iya nyuma igiteretse muri nyababyeyi mu buryo bumwe muri ubu butatu tuvuze haruguru. Hari ibintu byinshi byongerera umugore utwite kugira ibyago nk'ibi iya nyuma ntiyimukane n'igihe, birimo kunywa itabi na kokayine, gutwita urengeje imyaka 35, gutwita impanga, kuba warabazwe nyababyeyi cyangwa yarakozwemo curettage, kuba ufite ibibyimba byo mu mura. Ingobyi kandi ishobora kugira ibyago byo kubaduka cyangwa guteruka muri nyababyeyi imburagihe, placenta abruption. Tubibutse ko ingobyi iba igomba kubaduka cyangwa guteruka muri nyababyeyi umwana amaze kuvuka, birumvikana akazi kayo karangiye. Ibi byago byo kubaduka imburagihe kw'ingobyi muri nyababyeyi nabyo bishyira umugore utwite mu kaga ko kuva cyane, naho umwana we atwite akajya mu kaga ko kubura ibimutunga n'ibimubeshaho nka oxygene. Uku guteruka cyangwa kubaduka kw'ingobyi imburagihe muri nyababyeyi nako kugaragara na ecography, bityo ubuzima bw'umwana na mama we bukitabwaho hakiri kare nk'uko bikwiriye. Hari uburyo bugera kuri butatu iya nyuma ishobora kubadukamo imburagihe, aribwo ubu bukurikira. Ubwa mbere niyo iya nyuma yabadutse agace gato kagana ku rubega gusa, marginal placenta abruption. Ubwa kabiri ni iyo yabadutse 1/2 cyayo, ikindi kigasigara gifashe muri nyababyeyi, partial placenta abruption. Ubwa gatatu ni iyo yabadutse yose nta gace na kamwe kayo kagifashe muri nyababyeyi, complete placenta abruption. Hari ibintu bera ibyago byo kubaduka kw'iya nyuma muri nyababyeyi imburagihe, birimo impanuka, umuvuduko w'amaraso wabaye karande, kunywa itabi na kokayine, gutwita uri hejuru y'imyaka 40, uburwayi bwa infection bufata imyanya myibarukiro. Ecography ikozwe mu gihembwe cya gatatu idufasha gusuzuma uko umwana ameze mu nda, tukamenya niba acuramye cyangwa yicaye mu nda. Ubusanzwe guhera ku byumweru 14 umwana bashobora guhindukira no kwinyeganyeza uko ashatse nk'umuntu uri koga mu nyanja, ariko ku byumweru 20 nibwo abana benshi batangira kubikora. Uko inda igenda ikura, amahirwe yo guhindukira agenda nayo ayoyoka. Umwana aba afite amahirwe yo kuvuka neza umugore atabazwe iyo umutwe uri hafi n'inkondo y'umura, yunitse umutwe ku buryo akananwa kwe gahura n'igituza kandi areba mu mugongo wa mama we ku byumweru 36.
Abana benshi bagera kuri 96% baba bameze batya guhera ku byumweru 34. Nyuma y'ibyumweru 36 amahirwe yo kuba umwana yahindukira akaba yavuka neza arayoyoka cyane. Iyo umwana atabanje umutwe ku nkondo y'umura, abanza amaguru, amabuno, umugongo cyangwa ukuguru kumwe. Iki gihe tuvuga ko umwana adacuramye cyangwa se ko umwana yicaye. Iyo umwana adacuramye, kuvuka neza umugore atabazwe biragoye. Abaganga bashobora kumuhindukiza, ariko kumuhindukiza nako gushobora gutera ibindi byago. Iyo umwana ameze atya mu nda, benshi bahitamo kubaga umugore cyane cyane iyo bigeze ku byumweru 39 umwana ataracurama. Hamwe na ekogarafi rero ikozwe mu gihembwe cya 3 ushobora kumenya uburyo umwana utwite azavukamo. Ekogarafi ikozwe mu gihembwe cya 3 idufasha gusuzuma ingingo z'umwana ko zuzuye, ndetse n'ubumuga bushobora kuboneka iyo hari urugingo rutaremwe neza. Ubu bumuga twabuvuze tuvuye imuzi n'imuzingo mu kiganiro twakoze tuvuga akamaro ko guca muri ekogarafi mu gihembwe cya 2. Uramutse waracikanwe wareba ikiganiro cyabanjirije iki kuri iyi channel. Muri make bwa bumuga bwose buboneka mu gihembwe cya 2 birumvikana no mu gihembwe cya 3 buraboneka. Ekogarafi ikozwe muri ibi bihembwe byose uko ari 3 itwereka uko umutima w'umwana utera. Umutima w'umwana utera hagati y'inshuro 120 n'inshuro 160 mu munota umwe. Ekogarafi kandi idufasha gusuzuma ururera, umbilical cord. Ururera ruzima rugizwe n'umugarura w'amaraso, umbilical vein umwe uzengurutswe n'imijyana 2 y'amaraso, umbilical arteries. Ururera rugira uburebure buri hagati ya santimetero 35 na santimetero 70. Rukagira nibura umuzenguruko wa santimetero 1. Rukagira umurambararo wa milimetero 17. Ururera rugufi cyangwa rurerure cyane ni ikibazo cyo kwitabwaho. Ururera rurerure cyane rwongera ibyago byo kuba rwasohokana n'isuha ikimeneka, umbilical cord prolapse. Bityo umwana akabura umwuka n'ibimutunga mu gihe cyo kuvuka bishobora gutuma yabura n'ubuzima bwe. Ururera rugufi akenshi ruhurirana n'ubumuga burimo kubura umukamba w'inda, kuvukana ubumuga bw'amaguru cyangwa bw'amaboko. Ururera rufite umuzenguruko uri munsi ya santimetero 1 akenshi ruhurirana no kugwingira k'umwana akiri mu nda, cyangwa ururera rukaba rutuzuye hari umuyoboro w'amaraso ubura. Urugero ni ururera rutagira umujyana w'amaraso, single umbilical artery. Ururera rugomba kuba rufatiye mu ngobyi mo hagati na hagati kandi rutambukiranya inkondo y'umura. Iyo rwambukiranya inkondo y'umura aba ari ikibazo, kuko mu kuvuka k'umwana byazamusaba kurushwanyaguza ngo abone inzira. Byaba bisa no gutema ishami ry'igiti yicariye. Birumvikana uyu mwana yabura umwuka n'ibimuha imbaraga mu gihe cyo kuvuka. Hamwe na ekogarafi ikozwe mu gihembwe cya 3 iki kibazo kigaragara kare, abaganga bagahitamo kubaga umugore, bityo umwana akagira ubuzima uzira umuze. Hari ibibyimba bifata ururera, ibi nabyo hamwe na ekogarafi biraboneka bikitabwaho hakiri kare. Urugero ni hematoma, teratoma na hemangioma. Hari n'ubumuga bufata ururera burimo body cord na nanko cord. Body cord
ni ubumuga burangwa n'ururera rwibohera ku rugingo runaka rw'umwana. Nonco cord ni ubumuga burangwa n'ururera rwizingazingira ku ijosi ry'umwana. Birumvikana ko mu gihe cyo kuvuka uyu mwana ahita abura umwuka n'ibimuha imbaraga, bityo agahumeka nabi ndetse ashobora no gupfa. Ecography ikozwe mu gihembwe cya 3 ibona iki kibazo kare, bityo umudamu akabagwa hakiri kare, we n'umwana we bakagira ubuzima buzira umuze. Ururera kandi rushobora kugira imiyoboro y'amaraso myinshi cyangwa mike. Iyo ari mike akenshi ruba rubura umujyana umwe, rufite umwe single umbilical artery. Iyo rumeze rutya akenshi bihurirana n'ubundi bumuga burimo kubura ingingo zimwe na zimwe. Twavuga kuvuka umwana afite ubumuga bw'umutima cyangwa ubumuga bw'urwungano rw'inkari, no kuvuka umwana yaragwingiriye mu nda. Abaganga bakibona ko ururera umbilical cord rufite umujyana umwe w'amaraso, bihutira no gusuzuma neza inzungano tuvuze haruguru. Ecography kandi idufasha gusuzuma uburebure bw'inkondo y'umura. Inkondo y'umura muri rusange igira uburebure bwa 36 mm. Kugira inkondo y'umura ngufi bitera ibyago byo kubyara umwana igihe kitageze. Kubyara umwana utagejeje igihe bimwongerera ibyago byo guhorana umuze, ashobora no kubana nawo mu buzima bwe bwose. Dusoza tubamenyeshe ko ecography ari cyo cyuma mu bifotora kwa muganga kiberanye n'umudamu utwite, kuko kugeza ubu nta ngaruka ku mugore cyangwa ku mwana ziragaragazwa n'abashakashatsi kuri iyi si ya rurema. Murakoze, menya isuzumishe kare ya none tuyisubikiye aha. Gusa turabararikira kuzakurikirana ikiganiro kizahuriza hamwe ibiganiro 3 twakoze tuvuga ku kamaro ko guca muri ecography mu bihembwe 3 ku mudamu utwite. Turabararikira kandi gukora subscribe mukanda ku nzogera. Ntituzahwema kubagezaho ibiganiro by'ubuzima nk'ibi, birahari byinshi ku bwanyu. Mwiyandikishe rero kugira ngo bibe akagaruka iwanyu. Muraho, tubahaye ikaze na karibu kuri urubuga Menya isuzumishe kare MI.